Ndongeye nguhaye ikaze ukurikiye CC Free TV. Niba utarakanda subscribe kuri no channel, iki nicyo giye kugira ngo wanzu ikande kugira ngo uzajye ubona ibindi byegeranyo amakuru y'ubwenge tuzajya tukugezaho buri munsi, ndetse wibuke no gukanda ko kazogera kari ku ruhande notification kugira ngo uzajye ubona notification. Ubundi tujye tubana 5 kuri 5. Kuri uyu munsi rero twaguteguriye icyegeranyo kivuga kuri gereza 10 mbi cyane muri Afrika. Iki cyegeranyo rero mugiye kugezwaho nanjye Kalisa Sisi, twagiteguye twifashishije urubuga briefly.co.za. Ni urutonde rwakozwe hagendewe ku mibereho y'izi gereza, uburyo zifata imfungwa muri izo gereza, uburyo abagororwa babayeho. Twihuse rero reka tubagezeho gereza iri ku mwanya wa 10 muri gereza mbi cyane ku mugabane wa Afrika. Gereza dusanga ku mwanya wa 10 ni gereza yitwa Drankenstein Prison. Iyo ni gereza iri muri Afrika y'Epfo. Ni gereza kandi ifite amateka akomeye cyane, kuko iyi gereza niyo yafungiwemo intwari ikomeye cyane muri icyo gihugu cya Afrika y'Epfo ndetse no muri Afrika, umusaza wakoze amateka Nelson Mandela. Nelson Mandela akaba yarafungiwe muri iyi gereza imyaka irenga 20. Ukigera kuri iyi gereza ku muryango wayo hubatswe statue nini cyane y'uyu musaza Nelson Mandela. Iyi Drankenstein rero prison akaba yo dusanga ku mwanya wa 10 muri gereza mbi cyane ku mugabane wa Afrika. Kwihuse rero ku mwanya wa 9 turahasanga gereza yitwa Portsmouth Prison, nayo niyo muri Afrika y'Epfo. Iyi nayo ni gereza mbi cyane ifungirwamo amabandi yo mu mujyi mukuru w'iki gihugu cya Afrika y'Epfo, Cape Town. Iyi gereza usangamo amagang mabi cyane yo muri uyu mujyi wa Cape Town. Iyi gereza rero Portsmouth niyo dusanga ku mwanya wa 9 muri gereza mbi cyane. Dukomereje ku mwanya wa 8 rero, umwanya wa 8 turahasanga gereza yo mu gihugu cya Guinea Equatoriale. Ni gereza yitwa Black Beach Prison. Ni gereza iri ku karwa kitwa Bioko. Ni gereza yatangiye gufungirwamo abantu ahagana mu mwaka w'1940 ubwo iki gihugu cyari cyarakolonejwe na Espagne. Iyi nayo ni gereza dusanga ku mwanya wa 8 muri gereza mbi cyane hano muri Afrika. Ni gereza iri mu gihugu cya Guinea. Black Beach Prison rero niyo dusanze ku mwanya wa 8 muri gereza mbi cyane. Reka twihuse rero dukomereze ku mwanya wa 7 muri gereza mbi cyane muri Afrika. Ku mwanya wa 7 turahasanga gereza yitwa Kamiti Maximum Prison iri mu gihugu cya Kenya. Ni gereza yubatswe mu gace kitwa NYAMBO. Iyi Kamiti Maximum Prison rero niyo gereza dusanga ku mwanya wa 7 muri gereza mbi cyane muri Afrika. Kwihuse rero reka dukomereze kuri gereza iri ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turahasanga gereza iri mu gihugu nanone cya Kenya. Ni gereza yitwa Nairobi Prison. Ni gereza ubwo haheruka gukorwa ibarura mu 2003 yari ifungiwemo imfungwa 3000. Ni gereza imfungwa zifungiwemo nta buvuzi zibona, nta kwitabwaho bihagije. Ibi rero bikaba bimwe mu bituma iza muri gereza mbi cyane hano ku mugabane wa Afrika. Nairobi Prison rero niyo iri ku mwanya wa 6 muri gereza mbi cyane hano ku mugabane wa Afrika. Kwihuse rero ku mwanya wa 5 turahasanga gereza yitwa Mukobeko Maximum Prison iri mu gihugu cya Zambia. Mukobeko Maximum Prison rero ni prison cyangwa se ni gereza ifunga abantu 15 mu kumba kamwe cyangwa se mu gaseri kamwe. Imfungwa rero zifungiye muri iyi gereza Mukobeko Maximum Prison zikaba zifatwa nabi cyane, nabyo bigatuma iza muri gereza 10 zifata nabi imfungwa cyangwa se mbi cyane. Kwihuse rero dukomereje ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turahasanga gereza yitwa Kilikili Maximum Security Prison iri mu gihugu cya Nigeria. Kilikili Maximum Prison iyi gereza rero nayo ikabifata nabi
imfungwa ku buryo imfungwa 50 zijya mu gaseri kamwe gato cyane, ku buryo baba bari muri kondisiyo mbi cyane, bakaba nta buvuzi babona. Iyi gereza kandi ikaba ibamo impfu nyinshi z'imfungwa kubera kwitabwaho nabi. Iyi rero yari Kirikiri Maximum Prison, niyo dusanga ku mwanya wa 4 muri gereza mbi cyane 10 ku mugabane wa Afurika. Kwihuse rero ku mwanya wa 3, ku mwanya wa 3 turahasanga gereza iri mu gihugu cya Kongo, ikaba yitwa Kinshasa Penitentiary Rehabilitation Center. Iyi gereza nayo ikaba ifata nabi imfungwa ku buryo imfungwa 850 zose zifungirwa mu cyumba kimwe. Ibyo bigatuma haza indwara z'ibyorezo zigiye zitandukanye muri izi mfungwa. Ibyo rero bigatuma iyi gereza nayo iza muri gereza 10 mbi cyane hano ku mugabane wa Afurika. Iyo yari Kinshasa Penitentiary Rehabilitation Center, iherereye Kinshasa mu gihugu cya Kongo. Ku mwanya wa 2 rero turahasanga gereza iri hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Muhanga, ikaba yitwa Muhanga Prison. Iyi gereza ubwo haherukwa gukorwa ibarura yari ifungiyemo abagera ku 7,000. Iyi gereza rero nayo bikaba bivugwa ko iri mu ziberamo ibikorwa bibi cyane. Ibyo bigatuma iza ku mwanya wa 2 muri gereza mbi cyane hano ku mugabane wa Afurika. Iyo ni gereza iri mu karere ka Muhanga yitwa Muhanga Prison. Mbere yuko rero nkubwira gereza iri ku mwanya wa mbere, ndakwibutsa niba utarakanda subscribe kuri no channel, iki nicyo gihe kugira ngo banze uyikande kugira ngo uzajye ubona ibindi byegeranyo, amakuru y'ubwenge tuzajya tugutegurira buri munsi. Wowe icyo tugusaba nta kindi ni ugukanda subscribe ndetse ugakanda nako kazogera kari ku ruhande notification, ubundi tukazajya tubana 5 kuri 5 buri munsi. Tukaba rero tugeze kuri gereza iri ku mwanya wa mbere muri gereza mbi cyane muri Afurika. Iyi gereza iri ku mwanya wa mbere iri mu gihugu cya Zimbabwe, ni gereza yitwa Chikulubi Maximum Prison. Chikulubi Maximum Prison is the one of famous place for long reasons. It is the biggest facility in Zimbabwe. Iyi gereza rero ikaba ifite uduseri cyangwa se utwumba dufungirwamo imfungwa dufite 9 m kuri enye. Ako kumba kagafungirwamo imfungwa 40. Iyi gereza ikaba ifungiwemo imfungwa zirenga 17,000. Ikaba kandi irimo abagore ndetse n'abagabo. Muri iyi gereza kubona amazi, ibiryo ndetse n'ibindi bintu nkenerwa ni ikibazo, kuko imfungwa ziri muri iyi gereza ziba zibayeho nabi cyane. Ibi rero bigatuma iza ku mwanya wa mbere muri gereza mbi cyane hano ku mugabane wa Afurika. Tugushimire rero we twabanye muri iki cyegeranyo, mwagezwagaho nanjye Kalisa Sisi. Niba rero utarakanda subscribe kuri no channel, iki nicyo gihe kugira ngo wanzuye kandi kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi byegeranyo tuzajya tugukorera buri munsi. This is Sisi Free TV. Ciao ciao.